Reka twekeze muri ekipe ya Rayon Sport, amakuru mbazaniye kuri uyu munsi ku masaha y'igitondo. Rayon Sport tugiye kureba ese umusore Omar Aba wo muri Bugesera ashobora kuza muri ekipe ya Rayon Sport, bimeze bite? Ayo makuru mbanze nyabakubitemo gake uko byatangiye ndetse nuko bimeze, turebe ese uyu musore birashoboka ko yakwerekeza muri Rayon Sport. Ikindi turareba hari amakuru y'umusore Mbawoma nagiye mbona ngo ashaka kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, turaza kureba ariko nuko uyu musore muri Rayon Sport naho hari turaza kureba ese byagenze bite kugira ngo avugwe muri Rayon Sport, bamwita Victor Mbawoma. Ikindi muri Rayon Sport tugiye kureba n'abakinyi Rayon Sport yagerageje kuganira nabo, turebe abo bishoboka ko baza muri Rayon Sport, kuko gahunda nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, nababwiye ko ekipe ya Rayon Sport cya cyumweru tuzatangira ku munsi wo kuwa mbere, umukinyi bazajya basoza ibiganiro bakumvikana neza, izajya ihita imutangaza abagwe nk'umukinyi wa Rayon Sport igihe imyitozo izasubukurwa, abe yajya gute, abe yatangira kuyijoininga kugira ngo bagire umwanya munini cyangwa se igihe kinini cyo kuba bamenyerana n'umutoza Famia Lotifi. Ariko tugiye kureba ese Mbawoma bitebye muri Rayon Sport, ariko Mbawoma nawe hari muri ekipa ya Rayon Sport. Ngira ngo ni amakuru nakomeje kugenda mbona, sinzi ariko sinzi ko byakunda, sinzi ko byakunda muri Rayon Sport. So ngira ngo reka twere gutinda, nk'ibisanzwe umuntu wese mushya akanda kuri subscribe, ubundi ibintu bikaba byagira gute, byagenda neza cyane. Reka dutangire kuri iyi nkuru y'umusore Victor Mbawoma muri Rayon Sport, turebe uko deal ze zihagaze. Uyu musore Victor Mbawoma mu by'ukuri kuba yakinira ekipe ya Rayon Sport byo ntabwo byakunda, ariko ahantu inkuru yavuye nuko umwe mu bagabo muri bariya bagabo bakunda gufasha ekipe ya Rayon Sport, bakunda gutanga amafaranga, yazanye icyo gitekerezo, arababwira ati uyu mukinyi Victor Mbawoma ashobora kugira gute, dushobora kumurebaho ukuntu. Abayobozi barabyumva, bamubwira ko bitakunda, witwa Victor Mbawoma rwose. Ariko n'ubundi turebye Rayon Sport yaba yibwe kabisa. Ntabwo umukinnyi APR yarekuye Rayon Sport yajya kumufata ngo Rayon Sport ihangane igikombe na APR. Ntabwo ibyo bintu byakora. Umukinnyi maze umwaka adakina kumuhereza ekipe kugira ngo ekipe avuyemo muhangane igikombe, umukinnyi isezereye irekuye ugahita umufata ngo ugiye kumwatakisha ekipe yawe kandi ugiye mu matsinda ya Confederation Cup. Icyo ntabwo yafana ba Rayon Sport. Mbawoma kwerekeza muri Rayon Sport nabihari kabisa, nabihari ntabwo byakunda, kuko ikindi uyu mutoza Famia Lotifi akunda abakinyi bazi umupira bakina muri, kuko azakina system ya 3-5-2. Rayon Sport izagura undi mwataka mu gihe Faringanye mu kwezi kwa 9 azaba yagarutse mu kibuga. Rayon Sport izagura undi mwataka ushobora kuzatakana na Faringanye muri system ya 3-5-2, bakaba ari abataka babiri bari gukina imbere. Ariko kuvuga ngo Victor Mbawoma we rwose muri ekipe ya Rayon Sport, icyo ngicyo manze nyibizeze nk'abakunzi banjye, ariko sinzi, ariko ntabwo byakunda Victor Mbawoma ko yakwerekeza muri APR Football muri Rayon Sport. Ariko yaba yibwe we, Rayon Sport baba yibye cyane. Se Mbawoma yabagiye gukora iki? Ngira ngo nibyo kuri Victor Mbawoma muri Rayon Sport ari down kabisa, ntabwo byakunda. Reka turebe kuri transfer y'umusore Omar Aba, uti bimeze gute? N'umusore ufite ibitego 17 muri ekipe ya Bugesera, akaba yarabaye top scorer uyu mwaka
akaba yarakinye imikino 23 yakinye imikino 23 muri ikipe ya Bugesera. Yaraje kuri journée ya karindwi uyu musore Omar Aba. Ikigaragara cyo nuko asa nkaho ari mu myaka 28 ariko yavuze ko afite imyaka 24 ariko ntago byakunda wenda si mukuru cyane we sinzi, ariko birasa naho ari nko mu myaka 28 gutyo kuzamura niko bigaragara. Ariko uyu ni umukinnyi mwiza, arakina, azi gukina baro, azi gufata baraka yegereza akagera gute, akaba yategereza abagenzi be bakaba bakina umupira, akaba azi no gutsinda. Ni umukinnyi uzi gutsinda cyane, agende mu match ya Bugesera muri okaziyo ebyiri byuze imwe ashobora kuyitsindamo. Umukinnyi watsinze ibitego 17 bujya ntago abashakisha, ujya arenze na Mbawoma mu buryo bw'imikinire. Ni umukinnyi uzi gukina, ni umukinnyi utapfa gukora baro, ni umukinnyi w'umusore ufite imbaraga, kandi ubona ko kandi ikindi uyu mukinnyi nimwe mu bakinnyi ba Bugesera bakinaga iminota yose kandi agasoza yiruka akina atarushye. Ubona ko nyine uti uko byatangiye ni gute Sport ijya gukina na Bugesera. Tugendane neza, abakunzi ba Sport nababwiye ngo bazanira amakuru acukumbuye, ujye mukanda subscribe. Sport ijya gukina na Bugesera, hari umwe mu bagabo muri bari baba muri board ba Sport abegeye uyu musore barababwira bati wowe mbere uko bakinaho umunsi, mbere uko bakinaho gato nyine na Bugesera, begeye uriya musore, umwe mu bagabo yegeye uriya musore aramubwira ati we humura muri equipe ya Sport umwaka utaha urahari. Cyo kintu mubyumve neza, amubwira ati wowe Omar Aba wa Bugesera muri equipe ya Sport umwaka ukurikira ufitemo umwanya. None ahita amubwira ngo ndagiye ariko usigara urabitekereza. Urumva Sport yendaga gukina na Bugesera, haburaga umunsi umwe ngo bakine, ariko umugabo yinaga Bugesera abacanzemo ako kantu uwitwa Omar Aba. Naho ngaho byatangiriye. None mu rutonde rw'abakinnyi Rayon Sport yakoze bagomba kuba bagura hano muri shampiyona y'u Rwanda mbere yuko bajya ku isoko ryo hanze muri Afurika, uyu musore nawe bamutekerejeho, bavuga ati ko umukinnyi ufite ibitego byinshi nta kuntu yaza akadusinyira umwaka umwe na Fani Nganye bari kumwe bagafatanya. Ibi bintu ntago byakunda. Gusa ikintu kiriho nuko abayobozi ba Sport bavuze ko bagiye kubiganiza umutoza Lotfi, bumvikanye ko umukinnyi wese uzajya uraza Lotfi nawe azajya amanza akamwemera cyangwa se akabyumvikaho naho n'ubuyobozi, kuko nawe shampiyona yarayikinye, abakinnyi arabazi, abakinnyi beza arabazi, yakinanye na Bugesera imikino 2. Omar Aba aramuzi. Ikintu kiriho rwose nuko Rayon Sport isigaye kubiganiza umutoza yamwemera muri system ashaka kuzakina, uyu musore akaza. Hari abakinnyi bamwe na bamwe muri kumva Rayon Sport ishaka amatransfer hano mu Rwanda, muri kumva ishaka, ariko umutoza Afamera Lotfi atazemera. Gusa kuri Omar Aba muri Rayon Sport igisigaye no kubiganiza umutoza akabyumva. So naramuka byemeye uyu musore nawe araza gusinyira equipe ya Rayon Sport umwaka umwe cyangwa se bakamusinyira 2. Ubundi akatakana na Fani Nganye mu kwezi kwa 9 tukagira gute, tukareba kandanda i Nyarugenge. So ngira ngo ni ibyo nababwira muri Rayon Sport. Abakinnyi bari gushakishwa nkuko nabibabwiye, umukinnyi uzajya wasozanya na Rayon Sport ibiganiro bikagenda neza guhera kuwa mbere, guhera ejo azajya ahita sinya, bahita bamutangaza ajye muri vacances, ariko
igihe bazahamagarira imyitozo azahita agira gute ajoininga. Ikindi ni uko abakinnyi Rayon Sports izatandukana nabo guhera ejo, baratangira kumena hanze. Uwasoje amasezerano bamubwira uko bimeze, uwasoje amasezerano bamubwira uko bimeze, ugifite amasezerano bamubwira ko baganira. Nuko gahunda ziteye muri rusange. So reka mbabwire ngo mugire icyumweru cyiza, mugire icyumweru cyiza.